Justin arakoze dukomeje igikorwa cyacu nagira ngo umuyobozi waje kuhagarariye nawe afite umusanzu yifuza gutanga nsengera kuri ADEPR Muhima nanjye ndi umukristo hari ijambo rijya rimfasha kuvuga ngo nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka nzategereza Imana yanjye impagakiza kandi izanyumvira. Asiya nawe yaramwumviye mu bigeragezo bye kubura umutware we gusigarana abana akabarera ari umupfakazi, Imana yaramwumviye na n'uyu munsi iracyamwumva. Nanjye rero n'umuryango wanjye n'umugabo adahari twemeye kuzamuha 100,000 ku itariki 6 z'ukwa karindwi. Telefone ye ndayifite nzahita nyamwoherereza kuko tuvugana umunsi ku wundi. Mwakoze. amashyi menshi cyane tumushimire bari mu mwanya Emmanuel Yesu nashimwe. Nitwa Emmanuel Kwadrayesu, si ya inshuti yanjye ndetse n'umuryango we tubanye neza muri ibi bihe n'ikindi gihe twari tubanye neza Kristo mu itorero rya Pentecote kandi niho nkorera umurimo nyoboye. Nimara kubona ubutumire narishimye, hanyuma numva gutera inkunga inshuti Rwandese Foundation ari byiza. Nanjye rero natinze numvishe ejo bundi ku itariki ya mbere nzatanga ngatera inkunga Foundation y'ibihumbi 30. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Nomero ye ndayifite nzayashyira. Murakoze. arakoze cyane. Twafunguye ijambo, niyo mpamvu dusaba n'undi usibye abari biyandikishije ufite ijambo ushaka kuvuga egera hano buri nta kibazo. Kubera yuko hari abanyamakuru nabize hari abantu wenda batinye tuza hano imbere kubera hari amakamera, cyane cyane ko nk'uko nakomeje kubivuga igikorwa gikomeye ni kiri ku mutima w'umuntu, ariko hari itangazamakuru kandi biraca kuri za televiziyo no kuri YouTube. Umuntu udashaka kuza hano imbere cyangwa ubona bitari ngombwa agende hariya bamwandike nta kibazo. Hari abantu bafite umusanzu hano ariko batifuza kujya ku makamera, batazi no kuvugira mu ruhame, nabyo bibaho siko bimeze. Abo bishoboka rero reka tubakire muze hano imbere. Gushima Imana ni bya buri wese, ariko si itegeko kujya kuri kamera cyangwa kuvugira mu ruhame. Tugende batwandike. Ashimwe. Nitwa Prote aturutse Gahanga. Uyu mugabo iyo nshuti Eugene ntabwo nari muzi imbere hose, ntaho nigeze nsengera ngo akore umurimo w'Imana nanjye mpari, ariko namukurikiraga online. Akitaba Imana rero jewe byanyanze mu nda, amakuru namenye ankora ku mutima, shakisha amakuru yose neza ku buryo ndi buyimenyere inkuru y'imvaho. Maze kubimenya ko byabaye reality cyangwa se byabaye impamo, ubundi ubusanzwe ndi umuririmbyi, mu muhanzi, nandika indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nahise nicara ndabanza ndandika indirimbo, maze kuyikora njya muri studio ndayirekodinga. Ni indirimbo abenshi baraza kuyumva, n'uwajya kuri YouTube yayisangaho, ariko icyo gihe ntabwo nashoboye kuyigezaho nashakaga kwigera. Uyu munsi rero nifuje kongera kuyitanga bundi bushyashya. Niba bishoboka mama Pasteur yaya uploadinga kuri channel
icyo yakwinjiza nubwo byaba ijana, icyo yakwinjiza gifashe foundation y'inshuti. Imana ibahe umugisha. Nta kindi mfite ariko icyo mfite ndagitanga. Yesu nashimwe, nishimye Imana kuri bose. Nitwa Nimbona Aline, umubyeyi w'abana batatu. Akiriho najyaga amubwira ati ntuzamfashe ariko uzambere umubyeyi, akambwira ngo warigwanye umukobwa mwiza, kubera ko yari abizi ko Imana yambuye mu buraya kampereza ubuzima bwiza. Nanjye kuri icyo gikorwa cya foundation nemeye 50,000 ku itariki. Haleluya. Yawe bahagaze imbere kwa Eritine Tuyishime. Ikintu cya mbere kimpagaritse hano ni ukubanza gushima Imana. Uyu mubyeyi numvaga byancanze kuko narangije kwiga ngiye kubona akazi, ngeze aho numva ndihebye biranze, mpitamo gushaka nimero ye ndamwandikira kuko numvaga afite icyizere cy'uko abyengeye bishoboka yuko hari ikintu Imana yankorera. Numvaga bindenze icyo gihe na telefone nari mfite baba barayibye, mpita numva ntawe umutwe burundu. Naciye umuntu telefone shyiramo WhatsApp yanjye ndamwandikira ndamubwira ati unsengere ndabona ibintu binkomereye ndumva amaze kunanirwa. Yankomeje umutima, ntabwo natekerezaga ko yansubiza. Yankomeje umutima arambwira ngo humura, Imana izamugira neza kandi ndagufasha gutera. Iryo jambo kuva yarimbwira, guhera uwo munsi numvise ngize icyizere mu buzima bwanjye. Ariko bamaze gushyiraho urubuga twahuriyemo, nari mfite amafaranga make ashoboka kuri telefoni, ndavuga ati reka nyatangane umutima utuje kandi ndabizi ko ari icyo Imana izahita inkorera. Muri uko kwizera rero ndashima Imana ko ejo yahise yitangurura isubiza telefoni. Icyo ni ikintu nshimira Imana. Rero bitewe n'uburyo mbizi ko abanyeshuri bagorwa cyane, nanjye ni umwe mu bantu baciye mu buzima bukomeye bw'ishuri, kubura amakayi, kubura bike, aho mpagaze aha ngaha nanjye nemeye ko nzahereza abana 10 amakaramu. Murakoze cyane. Haleluya. Njyewe reka nsabe mama wanjye aze, ntabwo nabyihanganira. Njyewe mfite mama wanjye nitwa Joseline Mukagatete, njye ngira mama. Mami, ndagukunda cyane kandi urukundo wanyeretse ntabwo nzakupfusha. Haleluya. Njyewe mwumvishe mugenzi wanjye kuvuye hano aravuze ati nkiri mu buraya pasiteri yari yaranyemereye ko azambera umubyeyi. Siko bimeze. Hanyuma iyo ni iminyago twagiye dukora ku muhanda aho twahoze, nanjye ndi umwe mu bantu bahoze ku muhanda. Haleluya. Ndi umwe mu bantu bahoze nanjye ku muhanda, ariko mbonana na pasiteri Theogene, hari n'ikiganiro kiri ku Nzahuke twakoranye, namusezeranyije yuko abo nasize ku muhanda mu buraya nzajya njya kubabwira ubutumwa nkabazana kuri Yesu. Hanyuma njyewe genocide ikimara kuba mu gihugu cy'u Rwanda, nagiye mu rumogi kuko nari mbuze ababyeyi bose, yaba kwa data yaba kwa mama, mbura ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko nkiburana na Pastor Theogene yanshyikirije umudamu we, aramubwira ati akira uyu mwana nawe mu wacu. Mbonye ababyeyi gutyo, mwabyumvishe. Njye rero ntabwo ndi imfubyi, ngira mama ari we uyu nguyu. Hanyuma muri iyi foundation tubamo tuzi gukora imirimo y'amaboko tukaba twabona icyo ari cyo cyose. Nanjye muri iyi foundation buri gihe cy'amashuri nzajya mpa abana 10 amakayi. Murakoze mama wanjye, ndagukunda kandi ndagusezeranya kutazasubira mu buraya pe.
Murakoze, hari umuntu uri hano witwa Nkundinka, abe nagira ngo yegere hano imbere. Fabien nawe wegere hano imbere, dusabe worship team. Nkundinka abanze, barakurikiraho worship team mwitegure mu kanya mu Haleluya. Imana y'umukozi w'umuhanga, ndanezerewe umunsi mwabwirwa ndishimye cyane. Ikintu cya mbere banza kuvuga ndasaba mu Asiya igire hino. Ni umubyeyi mwiza cyane, ni umubyeyi ushobora guhamagara akakumva mama pasiteri ajya gushaka. Ni umubyeyi yewe buriya reka mbabwire, umuntu ugutega amatwi akakumva akaguhamagara, wamuhamagara akaguha kure akaguha umwanya, ni ukuri mama pasiteri Imana ibigugisha kandi uzabigumane. Ni umubyeyi mwiza, ndamuba turi umuntu wese ushaka kuruhuka ajya amuruhukiraho, umuntu wumva akeneye umuntu wamutega amatwi ajya amuhamagara. Rero ni inshuti yanjye cyane kandi buri munsi tuba turi kumwe, nanjye ku kanyenyeri ampamagara mpari buri munsi nkora icyo nzajya mbwira nzajya nibuka gukora. Urakoze cyane, ndagukunda. Fabien wegere hano imbere nawe ufite icyo wavuga kuri uyu munsi. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndishimye kuri uno munsi, mfite umunezero mwinshi cyane mu mutima wanjye. Amazina yanjye nitwa Izabayo Fabien. Harimo abashobora kuba bambona ari ubwa mbere, n'abasanzwe bambona mu biganiro bimwe na bimwe bigaruka ku muryango wa Niyonshuti Foundation cyangwa se uko mwe mumenyereye Inzahuke. Hano mumwe mu bana babarizwa mu foundation yitwa Niyonshuti Theogene, akaba ari nanjye umwe mu bana bashyingiye. Mama Pasiteri Uwanyana abera marene umugore wanjye, hanyuma nyakwigendera Pastor Theogene aba pare wanjye. Nishimwe rikomeye rero, nshimira umubyeyi ko atacitse intege. Urugendo umutware yari yaratangiye rwo gufasha abantu kubakura mu buzima bubi, kubaha ibitekerezo by'uko atacitse intege yarukomeje. Nanabashimira namwe mwakomeje kumuba hafi. Ibyinshi navuga kuri uyu muryango biba byandenze ko ntabwo nawe icyo navuga. Icyo nenda kuvuga ni uko nshimye Imana, nshimira umubyeyi Mama Pasiteri Uwanyana Asia katacitse intege, naho umuntu twari we akimara gutabaruka ntabwo yadutereranye, yakomeje kutuba hafi mu bujyanama, mu bushobozi bwe buke yabaga afite. Nanjye musezeranye umubyeyi mwiza, narabikubwiye inshuro nyinshi, sinzigera mutenguha, nzakomeza kukubera umwana mwiza, nzakomeza kukuba hafi mu buryo bwose bushoboka ubw'imbaraga, nzakomeza kukuba hafi. Aho uzakenera kuntuma nzasimbuka nk'umusore mugerereyo kandi byihuse, sinzagutenguha. Kandi natwe mu bo mwafashaga tuzakomeza gukora nk'abagabo kugira ngo n'abandi batazabona ko mwaruhiye ubusa, kandi tuzabigeraho kubera Imana. Imana ikomeje kugushyigikira kandi natwe turahari ku bwanyu, tuzakomeza kubabera abana beza, ntabwo tuzabatenguha. Tuzaharanira kuba abagabo kugira ngo ibyo mwifuzaga gukorera abana b'Abanyarwanda, ibyo mwifuzaga ko ari abana b'Abanyarwanda bagera aho bagera bazahagera. Nanjye ndasa neza, urabona ko ndakeye, ariko ni ukubera ko nahuye n'abajyanama beza. Nahuye na Pastor Theogene, byarancanze nta cyerekezo cy'ubuzima, mfite ubuzima niberagamo, ariko mpuye n'umujyanama mwiza, ambera umujyanama mwiza, amba hafi mu bitekerezo, aranshyigikira kugeza ubwo narongoye, ngakora ubukwe, ngafata ku idarapo, ngasezerana imbere y'Imana, ngahesha ikuzo ababyeyi banjye. Ubwanjye ntabwo nari kubyishoboza,
nta nubwo izo nzozi nari nzifite, ariko umunsi nageraga mu muryango wo kwa Pastor Toje nabonye ubuzima kandi mfite icyizere ko nzagera kure kubera ko ndi mu maboko meza y'abajyanama beza y'ababyeyi beza. Imana ikomeze kubaha umugisha, ukomeze kuba hafi uyu mubyeyi. Turi ibihamya by'ibifatika ko hari icyo bakoze, ni nayo mpamvu iyi foundation bayifunguye. Twe turi ibihamya by'uko hari icyo bakoze kandi bazakomeza gukora ibyo bakoze kuko noneho babonye ubuzima bwatuze. Imana ikomeze kuguha umugisha mubyeyi mwiza. Nifuza ko twafata ifoto y'urwibutso nk'umwana wawe. Mugihe bagifata ifoto y'urwibutso, muraho neza. Turishimye cyane kuba aha ngaha, turishimye cyane. Ibi rero mwebwe murimo murabireba gutya, ariko igihe cyose itangira riba ari gitoya. Njyewe nagiye mbibona mu minsi mu myaka iri imbere, mbona izaba ONG ikomeye cyane na ni governmental organization. Mbona izagira amamodoka menshi, izatanga akazi ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, izagira amadepo, izagira amaofisi, izagira n'umushinga uzaguka cyane. Mukomere amashyi. Ntabwo ari ibyo mubona by'isabune gutya, bizaba ibintu binini cyane, binini ibireba gutya, nuko ari itangira kandi itangira murabizi ko bihora itangira ry'itoya ariko bigakura. Ikigaragaza ko rero bizaruka nuko byagiye bihuza abantu bo mu bice bitandukanye kandi biranagera kure hashoboka. Kandi uko ubuyobozi bwacu buratubwira tugomba kwigira, tudateze inkunga z'amahanga, natwe ubwacu abanyarwanda ni ukuzamurana kugira ngo hatagira iwacu isigaye inyuma. Ubwo rero Marene, nivuga Marene ntabwo muvuga neza, uyu aba mushiki wanjye, ariko tukaba dufatanyije, dufite n'abana twashyingiye, ari Marene nanjye ndi pare. Dore umukobwa we nguyu, dore barasa, mubakomera amashyi, dore barasa neza, barasa neza cyane. Ubwo rero uyu mumama mu buryo ateye arakunditse cyane, kubera yuko iyo munavugana n'iyo waba ufite ikibazo ukamugisha inama, akugira inama ukumva kirakemutse. Ubwo muri we afitemo amagambo meza akomeza abantu, agira inama abantu. Rero niyo mpamvu tugomba kumushyigikira, bitari uruhu gusa. Nimero murayitunga, urumva YouTube he hose muzajya mugenda murushaho gutera inkunga kandi ibikorwa bizagere kure. Hanyuma rero njyewe umugore wanjye twabiganiriyeho, arabizi turagerageza ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi. Yesu ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi. Yesu urabizi. Amashyi cyane kuri Yesu, Imana umugisha. Amen. Hallelujah. Uwiteka yishurira Yakobo yuko Yosefu akiri mu rwobo atapfuye, yari kumukuramo akamuzana mu rugo, kandi yari gushima Imana avuga ko imugiriye neza. Ariko kuko Imana idatekereza nk'abantu, yabonye ko kubabana akajya ku kiriyo, akarira nk'uwapfushije ntacyo bimutwaye, kuruta uko Yosefu aza bakazicwa n'inzara.
ayo mashini makeya mureke dukoma amashyi menshi cyane turashimira Imana arakoze cyane Vedaste. Mu mwanya tugezemo rero nk'uko twumvise ibikorwa bitandukanye, nk'uko twumvise ibikorwa byihariye, nk'uko nakomeje kubivuga, kandi iyi niyo Nshuti Foundation ni ya twese. Ibikorwa birakorerwa rusange, ngira ngo nk'uko mwabyumvise, nubwo Uwanyana Asia n'umuryango we babarizwa mu itorero rya ADP, ntabwo niyo Nshuti Foundation ibereyeho abo muri ADP, ibereyeho umuryango nyarwanda n'inyungu z'umuryango mugari. Ariko hari bimwe mu byo yavuze byakoze ku mutima nanditse ahantu nshaka kongera kubibutsa, bitewe n'uko hano hari abantu bifuza gushyigikira niyo Nshuti Foundation. Hari n'abandi bari hanze y'u Rwanda cyangwa n'abandi batageze hano, ariko abari hano tuza kuyishyigikira mu buryo buri nayo. Hari abamaze kutubwira gahunda tuza guhamagara n'abandi muri hano, cyane cyane ko mwabonye ko iyo Nshuti Foundation ntabwo nubwo batubwiye target bafite, ariko mwabonye ko hakenewe ibikoresho byaba iby'abana, birimo isuku umuryango, nubwo batanze iriya sheke yo gutanga ubwisungane mu kwivuza cyangwa mituweli de sante, hakenewe uruhare rw'ibifatika n'ibidafatika. Mu byo ngewe numvise rero byankoze ku mutima cyane cyane kurushaho ni intego bashyize imbere zirimo gufasha abana bahoze ku muhanda, gufasha imiryango ikennye, gufasha urubyiruko rutishoboye, gufasha abangavu babyariye iwabo, gufasha abagore batishoboye, kwigisha no kugira inama abana bishora mu biyobyabwenge ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi. Ibyo hari ibyo dushoboye mu buryo bw'amafaranga, hari ibyo dushoboye mu buryo bw'isanamitima, ariko hari n'ibyo dushoboye mu buryo bw'ibifatika. Uyu munsi ushobora kugurira abana pampa, ushobora kubagurira isabune, ushobora kubagurira amavuta, ariko tutirengagije ko Leta y'u Rwanda yoroheje ibijyanye n'uburezi bwaba ubw'ibanze cyangwa n'ubwisumbuye bitewe n'icyiciro umuntu arimo. Ariko by'umwihariko tuzi ko nubwo ubwo burezi byaba byoroshye, abana bakenera ibikoresho birimo amakayi, amakaramu, iniforme, minerval n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero biri mu byo niyo Nshuti Foundation izakora kubw'inyungu z'abanyarwanda twese, kandi ibikorwa bireba uturere twose. Nubwo uyu munsi turi muri Gatsata cyangwa mu karere ka Gasabo, niyo Nshuti Foundation ntabwo izareba abana bo ku muhanda ba hano Nyabugogo gusa cyangwa muri iki gice turimo, ni mu Rwanda hose
ariko by'ingenzi mu rwego rw'umuryango. Ndetse no mu byo nateze amatwi kandi mu bagenerwabikorwa namwe mwabonye aha ngaha, barimo abana bahoze ku muhanda, imiryango ikennye, urubyiruko rutishoboye, abakobwa babyara iwabo, abagore batishoboye, n'ibindi bagiye batubwira bitandukanye. Ushobora kuba wowe utarabinyuzemo, bitarakubayeho, bitarageze ku muryango wawe, ariko ukumva ko kugira ngo ubuzima bw'umwana uri ku muhanda, kugira ngo ubuzima bw'umukobwa watewe inda w'umwangavu buhinduke, harimo uruhare wagira. Nabivuze gitangira, uruhare rushobora kuba ibifatika cyangwa ibidafatika, ariko mu bihari byose ntitwibagirwe isanamitima. Hari abantu uyu munsi bagifite ibikomere by'amateka, hari abantu uyu munsi bagifite kwa kuzahazwa n'ubuzima kubw'impamvu z'ibyo utahisemo, kubw'impamvu z'ibyo utagiyemo kubera umuryango wawe, kubera imibereho. Ariyo mpamvu dufunguye mikoro kugira ngo buri muntu wese ushaka gutanga umusanzu wo gushyigikira ibikorwa bya Niyonshuti Foundation aze guhabwa umwanya. Ufite icyo wavuga, nawe ufite icyo wavuga. Mu bagabo bari hano Imana yagiriye neza, biragoye ko wakugira umuntu amashimwe, muzareke nyiri inkuru aba ari we uyivugira. Nagira ngo duhere ku mugabo wicaye hano witwa Aimable, afite umusanzu ukubiye mu ijambo ubwe aza kwivugira, kugira ngo n'abandi tuze kubaha umwanya muri iki gikorwa kigezweho. N'abandi bifuza gutanga umusanzu, turatanga mikoro kugira ngo mugire ijambo muvuga. Dusabe n'abashinzwe izo gahunda muri Niyonshuti Foundation, ubishinzwe abe hafi kugira ngo aze kutwandikira, aze kudushyirira ku rutonde abo bantu kuko nabo gushimirwa. Haleluya. Uramukomeye. Yesu ashimwe. Mwihangane ndakoresha ururimi rumenyerewe rw'abantu muri ADPR kuko ni umukristo wo muri ADPR, kandi by'umwihariko muri ADPR niho namenyereye n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana mureba hariya, ariko si uwo mureba hariya, uri mu mitima yacu, wasigaye imbere muri twebwe. Haleluya. Wasigaye imbere muri twebwe, wo twumva amaraso ye adutemberamo, Niyonshuti Theogene. Ntabwo ndi aha ngaha ngo mvuge ibigwi, ngo mvuge ibyo yakoze, kuko nta muntu twabona wo kubivuga. Ariko mu by'ukuri dushimiye Imana kubw'umudamu we, mama Pasteur Uwanyana Asiya, wakomeje uyu murage we, tukaba tugize byibuze amahirwe yo kubona aka kanya. Njye by'umwihariko njye ntabwo ndi buvuge byinshi, ndivugira ibindeba ni ibingibi. Uriya mama Pasteur uzi neza ko yaraherutse i Muhanga mu minsi ya nyuma, hamwe na korali Gahogo hari imbere ya gare, bahakoreye iterane nk'iki ngiki cyo gufasha abana b'imfubyi. Ariho yicaye akabwira abana ati, bana bato, ati ntabwo Yesu yabakuzaho, hariya kantu na n'ubu baracyakazirikana kandi kabaremyemo icyizere. Ntabwo bisaba ibintu byinshi, birasaba ngo ubone mugenzi wawe, wifatanye nawe, wishyire mu mwanya we, nurangiza wumve ko Yesu atagukuzaho. Mu by'ukuri aho niho nyuma twaje guhura turaganira, ndamubwira ariko ni byiza, ese wowe ko mubona gutya wavutse gutya, ntiwe ni impanuka, none se ugiye wakoze impanuka ntunge n'abandi? Ni nyine Yesu yagiriye neza. Ati rero reka mwereke, tuzashaka ahantu duhurira, twicare tuvuge ku mirimo y'Imana. Ndamwemera, ndamubwira rwose ni nta kibazo n'ibintu. Ariko icyo gihe nari nkiri kugatara, ntibyahita bikunda. Ariko ndavuga ngo umunsi umwe nzaza, aho nzamusanga simpazi, aho tuzahurira simpazi, byibuze. Icyo gihe nabaga i Muhanga, ariko ubu narimutse njya i Kigali. Nyuma y'uko naje gushakisha kontakite y'umudamu we, ngerageza kumuhamagara, yabaga ari bize ku buryo bwashobokaga bwose, biranga. Hari umukozi w'Imana naje kubona ahantu, musaba nimero ze, ampuza nawe turavugana, namwemereye ko nzamusura mu rugo.
kandi mu by'ukuri nzabikora kugira ngo ndebe bariya batipe, bariya bakomando, bariya baryaga kandi ngo abigenza gute kakaba kararangiye. Ariko bene data ni ukuri reka mbabwire, iri ni idirishya Imana iguhaye kugira ngo tumenye kwikorera, kandi buri muntu wese wicaye ahangaha, buri wese wicaye ahangaha uwamuha ngo avuge yagira icyo avuga. Wenda niba utaba ufite icyo utanga, ariko wagira umutima, wagira umutima. Burya ikintu cya mbere umugozi w'Imana watubwirije yatubwiye ngo umutima utazirikana ni mubi, kuzirikana bizana umugisha. Njye rero ntabwo nje hano ngo mbwire Patrick ngo nzatanga iki, ariko kirahari, nzakimubwira namusuye n'umuryango we mu rugo nk'uko nabyemerewe, nk'uko dufitanye gahunda. Nanjye ubu ngubu umwaka utaha nzaba ndi kwizihiza yubile y'imyaka 25 ishize nakiriye agakiza. Mu bikorwa rero numva nanjye nteganya gukora, nzamusura n'umuryango we, ariko agatambaye mushimiye, kandi nsabye Imana yo mu ijuru kubikomereza amaboko kandi navuga. Hanyuma namwe bibagereho, ariko muzirika kudashima, kubingayika. Reba nawe warafashe umwana ukamurihira, ukamuha amashuri akiga, yarangiza ukabona ahise yurira indege aragiye, nta nakuguriye na fanta yo kunywa. Reba abantu bavuye ku muhanda twarebaga ahangaha barebe. Reba ukuntu uyu mudamu ejo bundi uzajya kubyara yari yishimye, afite umutima ushima Imana. N'abandi nawe uhagaze aho ngaho, uko wambaye, uko umeze, hari Imana yagukuye. Ijambo ry'umukozi w'Imana uyu nguyu ryatumye imitima yacu iruhuka. Ariko niba mu by'ukuri ntabwo twishyuje, ariko mu by'ukuri washaka yanakwishyuza nonaha akavuga ngo zirikana iby'Imana yagukoreye, nawe gira icyo ukora. Mama Pasiteri ukomerezaho, kandi Imana iragushyigikiye, nawe turi kumwe, haba mu buryo busanzwe. Nanjye nkora afite foundation y'abantu bafite ubumuga, nkorera nyobora, ikorera hari Gikondo. Ntabwo ariyo nje kuvuga none ahangaha, ariko ni ukukubwira ngo ibikorwa by'ubugira neza ukora ntucike intege. Turi kumwe, tuzakomeza kungurana inararibonye paka igihe cyose Imana izaba idufiteje ubuzima turi muri iyi si. Imana iduhane umugisha, reka nombe n'abandi bavuge, ariko muzirikane neza y'Imana. Gusa njye ku ruhande rwanjye ndaba nitangiye 50 byo gushyigikira ino foundation. Arakoze cyane Aimable. Ndagira ngo sabe Evangeliste Valentine na bagenzi be nabo bafite umusanzu wabo bifuza gutanga, tubahe mikoro bagere hano imbere nabo muri kumwe. Murakoze cyane. Ndagira ngo sabe bagenzi banjye Sirasi aho ari, abenshi bari mu mirimo, ariko nagira ngo babambwirire Sirasi umuhanzi w'imirimo wisiritse, banyemerere bigire hano hafi twihuse. Barimo batambuka baza, natwe turi inshuti za Asiya cyane, turi umuryango we wa hafi, dukorana umurimo w'Imana. Ariko mbere y'uko tunamumenya, umutware we twagiye dukorana umurimo w'Imana cyane mu biterane bitandukanye. Ibyo twagiye dutegura tukamutumiramo, ibyo yagiye ategura akadusaba ko tubana nawe. Rwose natwe ntabwo twabura gushyigikira no kwereka uwanyana Asiya ko iyi foundation tuyishyigikiye. Munyemerere nakire n'undi Sirasi agira ijambo yatubwira mu izina ryacu. Haleluya. Imana ishimwe. Akenshi tubona byinshi tukagira amasezerano cyangwa ariko Asiya ni umubyeyi mwiza. Si twe gusa twabivuga, kugira ngo twese twicaye hano kubera ko ari umubyeyi mwiza, kandi ibikorwa ni byiza. Amen. Umuntu mwiza rero aba akwiye gushimwa mu ruhame, twaba duhari cyangwa tudahari, n'abandi bose baramushima. Amen. Niyo mpamvu yatubereye umubyeyi
mu bikorwa hari byinshi tubana marabizi bidukora ku mutima rero gusa sinahabira iyi ni intandaro n'ibindi tuzakomeza kugushyigikira kandi n'Imana iragushyigikira ntibihagirira Imana kugushyigikiriye abandi babwiza ukuri niyo nshuti foundation igomba gukomera ikarenga mumfotore neza ntari kuri mikrofone murakoze cyane murakoze Imana umugisha ukuri twihagaze hano twagira ngo dusabe umuntu wese uraha kugira ngo mubibonye hari ababyeyi bafite abana bakeneye gufashwa hari abanyeshuri bakeneye gufashwa umuntu wese uraha ubu butumwa ni ubwawe na foundation niyo nshuti hanyuma n'ubwiru